aha yatangiye ati mbere yuko niregura nakorewe iyicarubozo, nakorewe n'iryo nshingiraho ryo gufungwa, niryo shingiro iyicarubozo yakorewe, niryo shingiro ryo gufunga. Aha yavuze ko mukuyemo The Ben, abandi bose The Ben niwe wundi watanze ikirego, abandi bose ni umugereka w'abarega ariko muri systeme. Ngo yongera ngo kandi mumenye neza ko atagomba kwambara costume. Action. Yes, reka tubasuhuze tubaha ikaze aho mudukurikiye muherereye hose, Inside Rwanda TV, Ukwezi Live TV ndetse na MJ TV, MG TV, Umuvugizi TV, Umugisha Live, habaye akaza bakwita Bobo, niyo mazina yabo. Ngo haye ikaze kuri ibi birahure by'abazungu uko bingana. Hari igihe bati Imana yatubwiraga kera ngo izatugenza ukundi kuntu muzagenda amahanga, ukagira ngo nukurira indege, ukagira ngo uzurira indege, ariko ibi birabanziriza kujyayo. Yego, tuzajyayo batuzi, tuzajyayo batwiteguye. Nuko turacyakomeje kumirwa muri wa mwaka wa 2024, benshi bavuze ko uzagera amezi 15. Tubwoba kutazaranga ni 15 yuzuye, kuko turacyari mu kwa 11, harabura 3 ngo umwaka urangire, ariko hamaze kubamo ibikorwa byinshi. Wari uri ku rukiko nakubonye? Ntago naburayo. Aho Sengabo Jean Bosco nibazina, nitwa Jean Bosco kagira inkuru Jean Bosco buriya Jerry ngo umuperezida umwe w'umuhanga, yego, yagiye ku buperezida cyane, arangije ngo ajya gusura ikigo cy'amashuri, arabanga ibiryo mu bigabanya abana ariko agiye gusura gereza, aravuga ati mwongera amadirishya n'inzugi abana nakuka kinjiramo n'ibiryo mwongere. Kubera iki se kubera iki? Ati se ko muri injiji, nimba ku buyobozi nzava nsubira mu ishuri cyangwa nzavaho njya muri. Ubwo yiteguriye aho azajya. Ubwo rero natwe ari igihe twicara twatereka tujye dukurikira aho ejo hazaza wabona ntawe utagerayo hari. Twari turiyo rero. Nk'umuntu wari uri ku rukiko, ubwo byagenze bite, duha ishusho nyayo. Uru rubanza rero rwafata ku mavuta, rwabaye akasamutwe. Uburyo nagiye ndwiteze siko narusanze. Uburyo ibirego byavugwagwamo n'uburyo dosiye yari irimo iravugwamo, yego, sikwiri byahindutse biteye ubwoba. Harimo abantu, harimo amazina akomeye, no kuvuga nyine ujya kuvuga ukabanza ugatitira, kabanza ukitonda muri iyi showbiz. Okay, ni urubanza rwafashe hafi bikaba amasaha 2, rwatinze cyane. Habanje umushinjacyaha avuga uburyo ikirego giteye. Yatangiye avuga ko fata ku mavuta yibasiye cyane, akavuga The Ben ku bijyanye n'umuryango n'urugo rwe, amubwira ngo, avuga ngo yitonde ubukwe bwe butazazamo akavuyo nk'akavuyo kabaye mu bitaramo yagiye akora, cyangwa se akarangira arize. Bivuga ngo yaregwaga ko yise The Ben ngo ni Papa Marira. Icya kabiri yavuga ko aregwa ayerezwe na Medi Ngabo Mida, yavuze ko yafashe umwana w'umukobwa bakabana mu nzu umwaka wose, reka mbivuge uko byavuzwe, ngamurya amaturo. Ni ibyavuzwe, turaza kugera mu byisobanura. Yavuze ko aregwa icyaha cyo kwirondamoko, kurobanura ubwoko, harimo uwitwa Bahati yahasarinze umugore we arobanura ubwoko. Ko bikaze. Aha, kandi bikavugwa ko hiyongereyemo icyaha kindi muri iki gitondo cy'uko ngo aregwa gukubita no gukomeretsa ku bushake bikabije.
bivugwa ko abazwa mu bushinjacyaha bamuhamagara baramubaje ariko yanga gusubiza. nta kintu yabatangaje. Yarabenga ibintu byinshi zabivugira mu rukiko. Hari mashine na telefone byagwatiriwe kubera ibiganiro birimo ubwo ari nk'ibimenyetso. Byarangiye rero bamusabira igifungo cy'iminsi 30 by'agateganyo. Iminsi 30 byarangiye bimusabira mu gihe bataraburana mu mizi. Wibuke ko urubanza rwabaye n'urubanza rw'ifungwa n'ifunguro kuri 30 jours. Kuri 30 jours. Ariko ngo ibi byabimuhamye basanze ashobora gufungwa hagati y'imyaka 2. Impamvu ngo yabigize akamenyero, yagize atya araburirwa kenshi ariko yanga kumva. Ubwo bwari ubushinja cyaha. Fata ku mavuta rero nawe arayiregura. Yafashe umwanya urambuye pe, ntabwo bigeze. Ndashimira urukiko rw'uko rusigaye rutanga umwanya wo kwiregura, rugatanga umwanya uhagije. Yatangiye ati ndashimira, ndishimye kuba ndi imbere yayo, ariko murebye iminota umushinjacyaha andega, nanjye mume myinshi niregura. Yatangiye ati mbere yuko niregura nakorewe iyicarubozo, nakorewe niryo nshingiraho ryo gufungwa, niryo nshingiro iyicarubozo yakorewe, niryo shingiro ryo gufunga. Yavuze ko mukuyemo The Ben, abandi bose The Ben niwe wundi watanze ikirego, abandi bose ni umugereka w'abarega, ariko muri systeme harimo The Ben. Bamusanze kuri radio Isibo amaje gukora ikiganiro cyakira akora radari. Yego, Isibo rada. Bamufatiraho, bamujyaniraho, bajya mu rugo rwe guteza akavuyo hejuru ko nimba nta rumogi rwaba ruriyo. Urumva? Agiye kubazwa bwa mbere ngezeyo, ariko ngo hagati aho akijyanwa ngo yarajwe ahantu habi. We yashyizwe mu cyumba kirimo amazi, ahantu habi cyane. Tukibaza nimba mu gihugu cy'u Rwanda bikibaho ko watoritirwa gutyo, situibaza nimba ibyo bintu biki. Ariko nanone tugatekereza tugasanga ibintu yaba yatinyikiye kuvugira imbere y'urukiko ntabwo tubizi. Kugeza uyu mwanya ntabwo nabisesenguraho umwanya kuko nibyo turi kuzira. Yego, bisesenguye cyane. Ubu tuje gukotinga ibyavuzwe gusa, nta kindi turi burenzeho, tuje gukotinga ibyavuzwe. Okay, aho yagiye kubarizwa impamvu atabasubije, bamubajije ananiwe kubitewe n'aho yarajwe. aha ndavuga ko hatari heza se. Yego, ariko akigerayo ngo yahise asinzira kubera umunaniro. Uwamubazaga yitwa Tofire. Amazina yavuzwe byavuzwe mu rukiko. Ngo ataramubaze yakanguye na telefone, ngo umuntu amuhamagaye aramubwira ati ugomba kumenya ko atagomba, wamubazaga yakiriye telefone imubwira ko agomba gushinjwa amacakubiri n'ibiyobyabwenge. Undi ati yega fani. Gusa yumvaga ibyo bavuga kuri telefone, yarisinzirije. Umva yaraje telefone ari kuri telefone, yarasinziriye. Ubwo si telefone yari kuri, umuntu yakwibaza yari kuri loudspeaker ku buryo yumvise ibyo telefone yavuze. Ntabwo barajya mu rubanza rumumizi, turi kuvuga ibyavuze. Iri niburana ry'ifungwa n'ifunguro. Uyishaka kumbwira ngo ninjire mu byake mu bitavuze, cyangwa nanjye ejo untereho. Arangije ngo yongera abango kandi mumenye neza ko atagomba kwambara kostime. Yego, arangije ati yego nta tungo ryambara kostime na karuvati.
ubwo bivuzwe yarimo arasobanura ry'ayicwa rubozo yakorewe yaratarisobanura. Umunsi yaje kuburana bwa mbere ari kuwa kane ushize maybe yaraje asubikisha urubanza. Impamvu yasubikishije urubanza, mu gitondo cya kare umuryango wafata ku mavuta ari we Sengabo Jean Bosco wamuzaniye costume ngo yambare yinjire mu rukiko asa neza, dore ko yari yiteguye itangazamakuru byinshi, ariko ngo habaranga haza umupolisi aramubwira ngo ntabwo ukwiriye kugenda wambaye costume. Ubwo ntituzi impamvu abuzwa kwambara costume na karuvati. Aremeraza kuburana kuko nyine ntago yajya hejuru y'amategeko. Iryo ni iyicarubozo arimo aragenda avuga yaba yarakorewe. Arangije aragira ati nuno munsi byambayeho, nibwo yaje asubikisha urubanza. Uyu munsi nabwo ngo yaje, nabwo umuryango wazindutse cyane saa 11 rwaye rugeze kuri station ya polisi ahafungiye, bamuzaniye imyambaro irimo costume, irimo karuvate ndetse n'inkweto kugira ngo aze mu rubanza akeye nk'uko abanyarwanda basanzwe babimuziho. Aragira ati ariko banyangiye, yewe hagera naho haza komanda aravuga ngo ntago bikwiriye ko agenda yambaye costume, ngo ahubwo yambara igikabutura gicitse n'igipira gicitse ndetse na bodaboda. Haje ngo undi mupolisi mutoya bajyana ku ruhande aravuga ati ariko mumureke basi akuremo costume, akuremo ikote na nuza na karuvate, ariko agende yambaye bisanzwe. Ngo bakoze akanama k'umunota bagaruka bemeje ko aza yambaye ishati n'ipantaro, ariko inkweto bazimukuzamo ngo sandari ngo ntaza aho zavuye, size yazambitswe, banamutegeka gukura mu mukandara. Arimo arasobanura iyicwa rubozo arimo arakorera. Aragira ati mu mategeko ese harimo irobanura. Yagarutse kuri Yago, yagavuga ngo yafashe iminsi 14 yose arimo aravuga amagambo atari meza yivangura kuri social media, ariko ararekwa. Aho ni hamwe tugiye bigiyemo byafata birebire, ariko mu gutangira kwiregura avuga ubugome yakorewe n'ibyo yahereyeho. So yinjira mu kwiregura rero nyirizina. Yaje avuga ngo Habiyambere ari wari yasibahati amurega ko yamuzanye ivangura ku mugore we, ariko yireguye avuga ngo kuri Bahati ni Bahati wamwegereye ubwe amubwira ngo nkore w'ikiganiro ngo nigishake kibe kigera muri ku buzima bwanjye bwite, ariko kinkoro kubigira ngo menyekane kuko nshaka kuba nanjye umusesenguzi, kugira ngo nzaza mu busesenguzi ariko banzi. Na Bahati ubwe yiyandikiriye inyandiko avuga ko ntacyo ashinza fata ku mavuta, agera kuri Meddy kuvuga ko yabanye n'umukobwa imyaka mu nzu amurya amaturo, kandi n'ubuhamya bwe yitangiriye mu rusengero nyuma yo gukizwa ko yabanye n'umwana w'umukobwa mu nzu umwaka, ariko akaba abyicuza kuko Imana itabyemera. Ni ubuhamya yitangiye ari mu rusengero, ndetse anavuga ko muri icyo gihe nyuma y'umwaka yashwanyanye n'umugore, aricyo bapfa babipfa cyane, ari nk'ubuhamya bwitangiye. Rero uyu Jean Bosco cyangwa fata ku mavuta nibwo yaje akora ubusesenguzi ashingiye ku nkuru bwe yikoreye. Yasoje yibaza ngo ni gute umuntu yamarana n'umwana w'umukobwa umwaka mu nzu atamurya amaturo. Nago yabimuhamije, yarabyibajije nk'umusesenguzi. Bica ngo ni gute yabana n'umuntu mu nzu. Nuko namwe murabyumva. Namwe murimo murumva ukuntu bimeze. Bizamo Alex Muyoboke nawe yajemo.
yagize ati si ubwa mbere tugiranye ikibazo. 2017 akorera kuri Contact FM yari afite ikiganiro kiyoboye ibindi muri showbiz. Muyoboke yari manager wa Sharina Nina. Bari bateguye igitaramo, arabateguye igitaramo bibashaka gutumiramo bashaka gutumiramo The Ben. Yego. Batekereza bari muri showbiz wenda barahita babyibuka. Sibyo? Aya bashatse gutumiramo Meddy, sorry. Yego. Bashatse gutumiramo Meddy. Nk'umuntu wari umaze imyaka 7 ataba mu gihugu. Ngo nyuma itimu yateguraga igitaramo basanga nibaramuka batumiye Meddy udaheruka mu gihugu ubwitabire bushobora kuba buke. Baba ngo reka duhindure duhamagare Sharina Nina. Nibwo babamagaye baza gukora muri icyo gitaramo. Baje muri gukora muri icyo gitaramo Sengabo Jean Bosco ariwe Fata ku mavuta ajya gukora ubusesenguzi muri icyo gitaramo. Aravuga ati yes abakobwa ni beza. Yoyo. Katinga man. Noneho arangije ajya gukotinga ajya gusesengura igitaramo cyari cyabaye. Aragira ati Muyoboke urimwe ukora rwose ibishoboka ukabajyana muri studio nziza ukabambika neza ukabakorera video nziza ariko uzite cyane ku rubyiniro kuko imibyinire yabo n'imihagararire yabo kuri stage ntabwo ari myiza. Icyo gihe Alex Muyoboke byaramubabaje nka manager wabo bakobwa. Bamaze umwaka wose Alex Muyoboke na Fata ku mavuta batavugana. Madiba, Safi Madiba nibwo yafashe umwanya wo gushaka uburyo abunga bajya muri hoteli imwe ntari bwamamarize hano i Nyamirambo bajya kwiyunga rwose bariyunga amayogera ari menshi ibintu byose byari bihari mu gihe bari batangiye kwiyunga bisa nkaho binarangiye. Ariko David Bayingana arangije afata nuza Muyoboke amujyana ku ruhande ngaramubwira ngo nta mpamvu yo kwiyunga ashyiramo ironda koko. Ntago ndi ubivugire hano. Yashyizemo ironda moko ntago uruwa kwiyunga n'umuntu nk'uyu kuko ngo bagaragaza ko bo ari abanyamutara. Ako ko ndakavuga ariko ibindi byo ntago ari nge uri bubivuge. Iyi mikoro nimba yakasinzi mwicungire. David Bayingana niwe wongeye guteza intambara. Biravuga ko uwo mwanya yahise amushingira mu mashati. Muyoboke yahise afata David Bayingana ariko ba Safi barabafata barabakiza. Ubwo rero niho amakimbirane yabo yakomeje kugenda akururuka ariko Safi Madiba yegera uyu nguyu Fata ku mavuta aramubwira ati biriya ni ibya showbiz wibyitaho ahubwo reka dukomeze akazi. Nabwo hakomeza kubaho kutumvikana hamwe na hamwe muri bo. Muri anganimo ndagenda ndeba aho nagiye mzandika kugira ngo nanjye ntaza kongeraho. Zavuzwe ko kongeraho cyangwa n'inyuguti nimwe basohoye iteka rimwe rya Bibiliya ngo kugabanyaho iby'Imana yavuze n'inyuguti nimwe ngo Fazari Bibiliya yazingazingwe kanyujugunwa mu nyanja. Yego. None nawe bavuze ati rero ibyavuzwe muri gukotinga ukongeraho n'inyuguti nimwe ni icyaha. Noneho nibwo Fata ku mavuta nyuma yaho yaje kubona akazi ku Isibo. Asinya ngo kontra nziza cyane ngatarasinya na rimwe kuva yagera muri showbiz. Arangije yegera umuyobozi we nyirisibo ari we Jado aramubwira ati mfitanye ikibazo n'abana banaba arabatondekanya wamfasha tukazabegera tugasabana imbabazi
ko n'ubundi aba bantu nzabakora witeka ejo nazongera kugwa mu mutego wabo. Jado nibwo yahamagaye Alex Muyoboke n'abandi, arangije bajya mu cyumba bategura uburyo baganira. Hari harimo Muyoboke, harimo n'abandi, harimo Abayisenga Christian ari we ushinzwe programa y'ibiganiro ku Isibo TV ndetse na radio. Nibwo muri uwo mwiherero ngo byafashe nk'afa amasaha 2, nibwo muri uwo mwiherero Alex Muyoboke yayishuye icyapa na Fata ku mavuta. Nago bapfaga icyo ngicyo cyabariye abakobwa Fata ku Muyoboke yamanagingaga, oya, ahubwo ngo 2010 Fata ku mavuta yakoze ikiganiro avuga ko Muyoboke yaba yaratandukanye n'umugore we, umugore we akaba yaragiye Uganda bakaba batakibana. Aha, ariko Muyoboke na Fata ku mavuta nawe avuga ko icyo kiganiro cyasohotse ku gihe, arimo arabyivugira muri 2015, kandi Fata ku mavuta yari ataraza muri showbiz, yari ikiri umusekiriti. Uko Fata ku mavuta yaje mu itangazamakuru avuye mu busekirite, yatunguwe no kubona ko abo bantu biyungiye aho ngaho muri uku kwezi kwa 10, aribwo yongeye gutungurwa abona Alex Muyoboke aribwo yongeye kurega Fata ku mavuta. Arangira ngo ibyo ndega ndabihakanye kuko hari ibihamya by'inkuru yasohotse ku gihe. Urumva Fata ku mavuta we yakostinze inkuru Muyoboke yitangiye avuga uburyo we n'urugo rwe bameranye. Okay, agera kuri The Ben ro kwiregura kuri Ben. Yagize ati Ben ni inshuti yanjye cyane cyane cyane. The Ben mu bitaramo byose yagiye akora yasabaga Fata ku mavuta kamubera nk'umunyamakuru umwamamariza ibitaramo bye nk'umunyamakuru uzwi. Yatanze urugero, hari ku kibuga cy'indege muribuka The Ben ubwo yabaga hanze agaruka yaraje mu gitaramo ku kibuga cy'indege ari yatangaza amakuru ryo yagiye kumwakira ryoroganirijwe na Nuza na Fata ku mavuta bisabwe na The Ben. Aragira ati igitaramo yakoreye muri Terastori na Airtel ninjye wamumana ninjye wamworoganirije icyo gitaramo mu itangazamakuru. Kuri parking ya stade nawe niwe yakoze, na convention nawe niwe wabikozemo, no muri Biki Arena 2022 cyari igitaramo cyo guseleburira ubwigenge. Nabwo icyo gitaramo ni Nuza nifata ku mavuta wacyoroganije. Gusa ibyo byose byagiye bigera ku musaruro mwiza, ariko icyo 2022 cyo muri Biki Arena ntago cyabyaye umusaruro mwiza kubera ko byabaye habavuye muri Covid. Abantu bakikeka ko Covid ikiri mu bantu nibaza muri icyo gitaramo ntibakitabira, bivugwa ko harimo n'abahanzi bamwe na bamwe batigeze bishyurwa muri icyo gitaramo. Ariko nyuma yaho hashize nk'icyumweru yabonye ibaruwa imutumira kwa The Ben ari irebero, imutumira mu rugo rwe imubwira ko imushimira, aribwo hariyo ngo n'umuhanzi mushyashya nashatse kuvuga ko sinje kumwamamaza wari ugiye gutangira gukorana ba Muyoboke. Ngo yasanze yo Muyoboke n'uwo muhanzi rwose ngo hari ibiryo, hari amanyama, hari inzoga, ngo ariko ngo ntiyabiriye kubera ko agira ikibazo cya diabete, ngo ntago ajya yivanga mu biyobyabwenge. Murakoze. So avuga ko umwanya ari nabwo The Ben yabashije kumwerurira amwereka fiancé we ari we Pamela babana uyu munsi. Aragira turumva ko yajyaga kubinyereka kuko ndi inshuti ye. Avuze araje agera ku byaha aregwa ngo bayamureze ko yitwa Papa Mariro. Wavuga ko murega Papa Mariro ako yatanze urugero avuga ati kuva 2018
yakoze isesengura, yakoze igiterane bwa mbere ararira ngo biteza akavuyo aho yagikoreye, na 2017 arongera ararira, ngo ubwo nibwo yasobanuraga ko kiriya gitaramo bamubajije nk'umusesenguzi ngo ese kiriya gitaramo agiye gukorera i Burundi ngo cyo azihangana ntarire. Aravuga ngo nshingiye ku bitaramo byose yagiye akora ngo nta kabuza azongera arira. Aravuga ati kandi koko byarabaye, ya The Ben yagize gute, yararize. Navuze ko atabasha igitaramo wenyine, ahita atanga urugero rwo kuri icyo gitaramo cyari i Burundi. Yagize ati bari bateguye ko ari The Ben wenyine uri bugikore, ariko habura iminsi 7 yonyine byarangiye bongeyemo abandi bahanzi, harimo n'umuruta ari uwitwa Big Fizzo. Ati mpamvu nanjye nasesenguye nk'umusesenguzi mvuga ko atakibasha koko, kandi nayo mpamvu bongeyemo abo bahanzi koko. Ati nimba yakibasha wenyine nka Bruce Melody natanzeho urugero wagiye ugikora wenyine, kuki atagikoze wenyine abo bantu bakongerwamo. Ariko ngo byose simbyemera kuko sinzi ibyo byafatiwe kuko yani ko biyobyabwenge. Arangije ajya kwisobanura ku kintu kijyanye n'ibiyobyabwenge, yabihakanye yivuye inyuma. Yagize ati kuko ibipimo ntago babifashe, ngiye nigeze bamfata ngo banjyane kumpimira, yewe no mu bigaragaza nta birimo, nta naho nasinye. Arangije asaba urukiko ko yakorerwa contre expertise y'abaganga kugira ngo bahamye koko yaba afite icyo kiyobyabwenge mu mubiri we. Ati dore ko narirwa diabete ntago njya nkoresha nijanika mu biyobyabwenge. Ati rero ngewe ndabihakana. Ahita akurikiraho rero metre wiwe ngo yitwa Fatikaramu Jean Pierre, aragira ati ndatunguwe kubera amarangamutima umukiriya wanjye yari afite. Ndasaba ko ubushinjacyaha bwatubwira uwareze kuko numvise benshi, kandi muri systeme harimo umwe. Bivuze ngo muri systeme hagaragara ko ari Ben wareze wenyine, ariko mu birego hagaragaramo abantu benshi. Urumva ntago nzi umubare, ntago bawuvuze, gusa araregwa ibyaha 6. Nibyaregwa gusa hatunguyemo yuko muri iki gitondo bageze ku rukiko yiyongereyemo ikindi cya 7 cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake ndetse bikabije, kandi nta cyari gisanzwe kirimo. Arangije ati twatangiye aregwa ibyaha 4, none amaje kwiyongeramo ibyaha 2. Ibyo byaha byose bitangwa na Ben cyangwa urukiko rwasubije ubushinjacyaha ndetse n'uwo arangije aravuga umuyobozi w'urukiko cya perezida w'urukiko aravuga ati ntabwo ibyaha uwareze hari igihe atagaragara bitewe n'uko adahari. Ubwo bivuze ngo abo ngabo bareze ariko batagaragara, ubwo wenda bashaka kuburanira mu makode nta wamenya, gusa ariko byamaje gutangazwa. Ubushinjacyaha burongera buravuga ati bibaho ko ubushinjacyaha yabaje ubushinjacyaha umwavoka ati bibaho ko ubushinjacyaha bushaka kwibwiriza gushaka icyaha bataregewe. Ubwo avoka ne wakomeje aragira ati ivangura n'ibiyobyabwenge ntago turinda, ubushinjacyaha butabujya kwiregura, ubwo ivangura n'ibiyobyabwenge ntago turindira ko batuzanira ikirego, twebwe ubwacu ubushinjacyaha ni twebwe tubyigenzurira. Metre ati muri systeme harimo umuntu umwe Ben. Ingingo ya 21 ivuga ku bigendanye n'iperereza y'ibyibanze harimo umwirondoro w'uwareze. Ingingo ya 22 iyo iperereza rirangiye ryoherezwa ubushinjacyaha. None kuki nyuma yibazwa kuki hongewemo ibindi birego bagize mu bushinjacyaha dose fata ku mavuta yarafite harimo ibirego 4, ariko ubu tuvugana amaje kwiyongeramo ibirego 3.
yewe harimo n'ibirego bibiri byagiyemo rino joro. Aragira ati kukiri iperereza ryarangiye akaba hacyongerwamo ibyaha. Noneho kandi barangije bakareba igihe byakotingiwe n'igihe bigize gute byongerewe muri systeme. Okay. Ngo kuri map, cyo bita map rero nge ntago nyizi mw'abantu mwe yavugaga ngo kuri map. Ngo harimo ibirego bitatu: ivangura, ibiyobyabwenge, none n'ibindi byaribagiwe. Kuri iyo map ko ari byo byonyine birego bigezweho, ibindi byari bireho. Ngo nimba ari grand frame ntago mbizi, graph frame ntago nzi byari byo. Murahasanga ari ibyaha bitanu. Nta cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge kirimo, harimo noneho mwavoka yesabwira ko ubushinjacyaha ufite guhuzagurika mu birego, kuko ikirego wabareze uyu munsi si cyo bongera gusangamo, basangamo ikindi gitandukanye na cya kindi. Uwatanze ikirego ni Ben, nawe agaragara abandi ntabahari. 2023 nibwo hatanzwe ikirego. Iki kirego fata ku mavuta aregwa ngo kimaze umwaka, cyatanzwe 2023 nibwo hatanzwe ikirego. Urumva gute hashize umwaka wose icyo kirego kitarakurikiranwa? Bivuze ngo baragisuzuguye. Intandaro abona yo kuvuga ngo aregwe n'iriya video yakoze ari kumwe na Jihad avuga ngo ntago azongera kwitaba RIB. Ariko impamvu ngatavuze ko atakongera kwitaba RIB ngo nuko yabonye ko nabayago n'abandi babikorera ibyo akora, nawe bibikorera kuri social media ntibagira icyo babikoraho. Arabati nanjye rero nimba ari ngengenye n'uhamagazwa haba hari mirobanura, sinzongera kwitaba RIB cyangwa se mubishyire muri rusange. Nicyo kiganiro yakoze gishobora kuba yarahamagariwe. Ingingo ya 21 igenga itangazamakuru abanza kwandikira ubuyobozi bw'ikinyamakuru kugira ngo iyo nkuru isibwe cyangwa ikosorwe, ariko ntago byakozwe. Ngiyo byanze ko muri icyo kinyamakuru bwumvikane bajya mu kigo kigenga gishinzwe itangazamakuru, ubwo ari cyo RMC, ariko nabyo ntago byakozwe, ahubwo bihutiye kugira gute kurega mu rukiko. Itegeko rya 5 rigenga umunyamakuru gutangaza amakuru harimo amahame arimo mu gutangaza amakuru gusesengura. Ubwo umumetero yarimo araburanira, yarimo arasegura ibyo umukiriya we arimo araregwa. Arangije arabati turasaba ko yafungurwa akaburana ari hanze kuko dufite abishingizi harimo n'abana bakoresha biwe. Ubwo byanze bikunze naba bakorera ntazi ntashaka kuvuga kuko abantu nka bari abakorera abantu benshi. Aragira ati rero ngewe uko mbibona ntago ndi gukurikiranwa cyane n'aba bahanzi, ahubwo ndi gukurikiranwa cyane na RIB, ahubwo bakifashisha aba bahanzi. Tukibaza se RIB yamukurikirana imushakaho iki? Uko niko kwiregura. Ariko ubushinjacyaha burongera buravuga ati impamvu ibyaha byiyongereye bibasha ko inyito cyangwa yahinduka. Birashoboka ibyaha byakwiyongera cyangwa inyito igahinduka. Okay. Urumva abantu bose yagiye atangaho umucyo w'icyo bagenda bapfa. Yagize ati yagikomeza mbere yuko basoza bati nubwo Meddy yavuze ko yabanye n'umukobwa umwaka yakotinze we iyi nkuru yivugiye. Abango ndasaba gukurikiranwa ndi hanze arifata ku mavuta kubera ubwo n'ubusabe arimo arasaba. Ndasaba gukurikiranwa ndi hanze kubera uburwayi mfite bwa diabete. Icya kabiri afite umugore n'abana 3 kandi ari we ubareberera. Arangije ati kandi ndasaba urukiko ubutabera. Metre mbere yuko basaba ngo ingingo ya 2 n'iya 4 n'ukuri niba uregewe koko cyangwa
ubyibwirije uhindura amatariki, bivuze ngo hari amatariki muri dosiye bagiye basiribanga n'ikaramu bigaragara ko bidasobanutse. Gute usiriba muri dosiye n'ikaramu ugasiribanga itariki? Ese guhindura itariki biremewe? Rero avuga ati ubushinjacyaha buri gushaka amakuru adahari, arangiza umwavoka avuze ati wafata ku mavuta avuze ati ni amatiku nk'ayandi. Abandi bari mu rukiko twese turaseka, perezida w'urukiko ati ndabasohora. Ibajije uburyo no mu rukiko asigaye ageramo itiko, uyatubwira ngo nitwe tugira itiko, tugeze mu rukiko niho riri. Arangije umetera atanga ikintu kirenganura umunyamakuru n'abanyamakuru mu byumve ngo itegeko rya 7 icyaha cya 7 cyo gukomeretsa kubito ku bushake bubabare cyo cyavuye he? Ntago babonye bahagaragajwe wagitanze nacyo, ni ibirego barimo baragenda bongeramo nyuma. Icyo umunyamakuru ashinzwe gutara inkuru, kandi inkuru niyizana umuntu ajya kuyihiga, kunonosora inkuru. Bagije bashinga ari cyo bashingira bavuga ngo fata ku mavuta yashatse inkuru aranazigira gute, aranazinonosora. Urubanza rwarangiye saa 5:47 rusozwa bavuga ko bazarusoma ku itariki 6 ubwo nejo isaha y'isa 9 ariya ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ngaho uko ibyaranze urubanza, ubwo ni resume, ni ibintu bikeya nanditse byinshi, ngiye ncishamo uko mbivuze byose, ntago wabyumva ngo birangire. Ngo rero nguko urubanza rwafata ku mavuta uko rwifashe. Murakoze cyane, naheje ubwo tumva imyanzuro y'urukiko.